ubwo twimukiraga hano muri iki gihugu, ubwo twururukaga indege iri kumanuka, icyo gihe hano hari winter nyinshi cyane, hari winter nyinshi, mubanga igihe cy'ubukonje cyane. Mu gihe cy'ubukonje rero hajya habonekamo na snow cyangwa se mu gifaransa neige. Icyo gihe rero yaguye nyinshi, twese umuryango wanjye bwari ubwa mbere twajyaga tuyibona, yego mu movie, amafoto n'ibindi, ariko bwari ubwa mbere tuyibonye n'amaso. Noneho rero icyo nshaka kuvuga ni uburyo iyo yaguye ubundi ikigwa cyane cyane ahantu hose iba yahashashe urwererane. Urumva iyo uri mu ndege hejuru, noneho umanuka uyireba hasi, hose aho ureba hose habaye urwererane. Nuko noneho kuko abana bacu bavukiye mu nzu y'abakristo, hari ijambo rero mu byo bari bazi yuko mu ijuru ari iryera, mu ijuru ari ahera. Noneho ubwo ngubwo rero bagiye kubona barimo kumanuka mu ndege, bakundira mu idirishya, babona ahantu hera gusa, ahera hose ari urwererane. Nuko abahungu bwacu bubiri bwari bukiri butoya, tuza kugira ikibazo, baravuga ngo tugeze mu ijuru, tugeze mu ijuru. Nuko tugeze mu ijuru, ku buryo rwose byadufashe igihe kugira ngo babashe kumva yuko tutageze mu ijuru, ahubwo yuko tukiri mu isi. Ariko nanone ntabwo byabagoye kubyumva, ntabwo byatugoye kujya kubumvisha, kuko nanone hari ibindi bari barize bitaba mu ijuru. Ibibazo, kugira icyo wifuza, ibyo nabyo bari barize yuko mu ijuru nta nzara, nta cyo kwifuza, utabasha kwifuza kuko wabura urukweto wambara byagete. Nuko ubwo rero ibyo byose rero n'utundi dutandukanye challenges bahuye nazo nk'abantu barimo kwinjira mu buzima bushya, abantu barimo kwiadjustinga mu muco kaca ya hano, ibyo byose byabaye challenge. Izo challenges rero zatumye nazo zibafasha kumenya ko bataje mu ijuru, cyangwa se bageze iki. Nanone ya snow nayo yaje kuvaho nyine abasanzwe, ariko icyo nashaka kuvuga nuko habayeho igihe tubana nabo baribeshye, bibwira ngo bageze mu ijuru. Ikiganiro ni sinari mbizi ndabimenye, wikwitiranya umugisha n'ijuru. Haleluya, wikwitiranya umugisha n'ijuru. Bana bato namwe mwikwitiranya umugisha n'ijuru, mwikwitiranya Amerika n'ijuru. Uwiteka mu itangiriro atangira ibyo yaremye byose, uko yatangiye arema ibyo yaremaga byose yahitaga bishyiraho umugisha. Akarema inyamaswa, kururuka, ibiguruka, akarema ibiti, inyanja. Yarangiza iyo usomye mu itangiriro igice cya mbere, cyo nibona ko yabiremaga rwose, yarangiza akabishyiraho umugisha. Ndetse anageze no ku muntu, amaze kurema Adamu na Eva, amaze kubarema, ku gitangiriro igice cya 28 ngo Imana ibaha umugisha, ngirabagira iti mwororoke, mugwire, ngo mwuzure isi. Noneho ugeze mu itangiriro ibice 2 ku murongo wa 15, ngo Uwiteka ngo Imana ijyana wa muntu imushyira mu ngobyi muri Edeni. Haleluya. Ngo ahingire ibirimo ayirinde. Nuvuga ngo wa mugisha Imana yamuhaye ngo mwororoke, mugwire, mutegeke ibiri mu isi, mbahaye umugisha, ariko irangije ngo imushyira muri Edeni kugira ngo ajye gute, ngo kugira ngo ahingire ibiri muri Edeni imuhaye, kandi abirinde. Niko ijambo ngo ayirinde. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo wa mugisha Adamu yahawe, bya bindi yicajwemo, yashyizwemo, ya Edeni nziza,
ariko asabwe kuyirinda. Haleluya. Umugisha rero urarindwa. Amena. Umugisha urarindwa, aho bishoboye hose umugisha ugomba kuwurinda. Kandi ikindi nanone, umugisha si ijuru. Twibuke ko kandi Uwiteka yatuje Adamu na Eva muri Edeni, ariko Uwiteka we yakumye mu ijuru. Ahubwo Bibiliya ikatwereka yuko yajyaga abasura aturutse mu ijuru aje kubareba. Edeni rero si ijuru, ariko nanone Edeni yari nziza. Haleluya. Edeni bwari uburyohe, Edeni bwari uburyohe rwose, kugeza ubwo Satani yijemo. Abandi Bibiliya ivuga bahawe umugisha ni benshi, harimo Nowa, Aburahamu, Yakobo, Mose, Dawidi n'abandi. Mu itangiriro ibice 12 guhera ku murongo wa 1 kugeza kwa 2 havuga uburyo Uwiteka yakuye Aburahamu, aramubwira ati va mu gihugu cyawe, uve mu muryango wawe, uve mu nzu ya so, hanyuma nkujyana aho nzaguhera umugisha. Nuvuga ngo haleluya, no kuvuga ngo Uwiteka hari aho yashakaga Aburahamu, hari aho yashakaga kumujyana. Nuvuga ngo hari ahantu Aburahamu yagombaga kuba ari kugira ngo aronke umugisha. Yesu ashimwe cyane. Hari aho ugomba kuba uri kugira ngo uronke umugisha. Hari ahantu Aburahamu yagombaga kuba ari kugira ngo aronke icyo Imana ishaka. Hari uko Uwiteka babishaka, hari uko Uwiteka babyifuza, hari aho Uwiteka kwifuza, hari icyo Uwiteka kwifuzamo, hari uko Uwiteka gutekereza, ariko hari setting, hari aho yifuza. Yesu ashimwe cyane. Niyo ngo yabwiye Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, va mu muryango wanyu, hanyuma noneho uve mu nzu ya so, hanyuma uze nkujyane, ari aho nkujyana niho noneho uzabonera umugisha. Kandi koko ngo agezeyo, ikintu cyane Imana yamukorera muhindura izina, yamuvanye kuri Aburahamu imwita Aburahamu. Ariko icyo turi kuvuga cyane, topic iravuga ngo umugisha si ijuru. Nuvuga ngo nawe wagera hahandi ukabona bya bindi, nawe wagera hahandi ukabona ntabwo umugisha ari ijuru. Aburahamu ageze i Kanani akabona ko umugisha, agahindurirwa izina, agahindurwa title. Haleluya. Agahindurwa title, agahindurwa bijya bishyika rwose, title igahinduka. Umuntu wari Mr. kaba n'andi matitire menshi navuze kugira ngo ntitega cyane. Cyo kuza nyine izina, Uwiteka ajya ahindura izina nk'uko yahinduye Aburahamu. Ari igihe rero cyo kuvuga nuko nubwo washyikaho izina rihinduka, aho handi winjira abantu bakagira gutya, aho handi winjira ugasanga nyine abantu bose ujya gusuhuza akabanza akamera nk'uwenda gupfukama cyangwa se akadapfukama. Ujya ahantu hari igihe bibaho, hari igihe ibintu bihinduka. Kuko niba narigeze kuba ndi rubebe, ndi njyenyine, ndi nyakamwe ukuntu, hama Uwiteka akaza kongera neza, akampa umufasha mwiza, umugore mwiza, guhera icyo gihe ibintu kuri njye byarahindutse. Amen. Hari igihe ibintu bihinduka rero, na title igahinduka. Umuntu wari umusore akitwa umugabo, wari umugabo bikaza kugera igihe akitwa gutya, akitwa umubyeyi, akitwa ibiki bitandukanye. Ariko izina naho ryahinduka, ikiganiro turimo ni ukuvuga ngo naho ryahinduka ntabwo ari ijuru ubonye, ntabwo ari ijuru. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe ibintu bihinduka, ukava kugenda n'amaguru ukagenda n'imodoka yawe, ugaparika, ukagira igipangu, reka mbisubiremo neza. Reka kandi ubakagise. Ari igihe uba uri mu buzima ugenda nawe n'ibirenge, utambika ibirenge. Hari igihe uba utambika ibirenge. Ndi kubivuga neza? Yego. Hari igihe ubaho utambika ibirenge. Imodoka zitambutse zigutera ibiziba. Yego. Ntayikwitayeho, kuko n'ubundi watambikirije ntabwo babona umwanya, ntayikwitayeho. Yego. Ariko hakaba igihe kigera rwose, hakaba igihe kigera noneho
bya birenge byatambitse ukajya kubona ukuntu biragororotse, Uwiteka byambitse inkweto nshya kandi ukuntu zibigorora byambitse iki nuko noneho ugasigara nawe ugatunga iyawe. Icyo gihe ari ukuntu izina barihindutse, nawe ugasigara nawe utambuka utunga iyawe. Yesu ashimwe cyane. Burya n'ingena bya birenge nabyo byatambikaga bitavaho, gutambika bitavaho, ariko gusa kuko wanahinduye n'izina na bya birenge bitambitse niho abantu baba bakibibona. Ijambo tubona ngo umugisha si ijuru. Umugisha si ijuru, nuko byagenda gutyo ntabwo ugeze mu ijuru. Na Satani ubwe atanga umugisha. Satani ubwe atanga umugisha. Yes, ndabisubiramo, na Satani atanga umugisha. Yego ndabivuga, nshaka kwisubiramo. Na Satani atanga umugisha. Kandi umugisha ndimo kuvuga hano si ubutunzi gusa bw'ibintu materials cyangwa materiel. Umugisha ndimo kuvuga hano ni n'amazina, n'ibyubahiro, n'ibindi byose bitandukanye, na status, na titles. So ibyo byose ni umugisha, ariko na Satani arabitanga. Yes. Utigute muri Matayo ibice 4 ku murongo wa 8 kugeza kwa 9 tubonaho Satani yegereye Yesu ngaramutwara ngo mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Bivugiye ko Satani nawe ashobora kukuzamura akaguha izina rinini ribyibushye rikomeye ry'icyubahiro, akaguha n'ubutunzi bwo mu isi. Mu byahishuwe ibice 13:2 Yohana yaravuze ati cya kiyoka aricyo Satani kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Cya kiyoka rero kibasha gutanga imbaraga ku bindi. Ibanga ryo kurama ku mugisha rero w'Imana, ariko niyo ndi kuvuga, kuko Satani we ntabwo uramba, murabizi. Satani we ntabwo uramba, avuga mu byinshi ariko reka nifata aho ngaho. Umugisha wa Satani ntabwo uramba. Nta banga ryo kurama ku mugisha wa Satani ribaho, kuko iyo bya Satani ni urupfu, kandi gituma urupfu nuko ibya Satani byose bibanza bigaca mu mbuto z'ibyaha, kandi biravuga ngo icyaha kirakura kikabyara urupfu. Ibanga ryo kurama ku mugisha w'Imana ni ukwitendeka ku Mana, ni ukwizirika kuri Yesu aho kwitendeka ku mugisha Imana yaguhaye. Abo twavuze ruguru bagiye bahabwa umugisha, harimo bahuye n'ikibazo cyo kwitiranya ijuru n'umugisha Imana yabahaye. Iyo witiranyije ijuru n'umugisha, Yesu arigendera akagusigira ibyawe. Ntabwo agira umwaga, burya ngo ngasenyagure ngo ninjye ayimuhahira, burya ntabwo agira umwaga, ni imfura nziza cyane, ariko arigendera akabigusigira, maze ibyaha imbwa zikabirwaniramo. Niba hari ikintu cyabaje Imana, ni ukuntu Adamu na Eva Imana yabahaye byose barangiza bakumvira ibyo yanzoka yaje kubabwira, Satani yaje kubabwira. Niba hari ikintu cyabaje Imana, ni igihe ukuntu Imana yabanye n'Abisiraheli, igakorana na Mose, ikamukoresha imirimo n'ibitangaza, igakoresha na ya nkoni ye. Hanyuma noneho Mose yamara kugenda, nta kintu cyabaje Imana, ni ukuntu Abisiraheli bahinduye ya nkoni ikigirwamana, maze bagatangira kujya bayisenga, barayibitse bakajya bayiramya. Nuko bitiranya umugisha wabaga mu nkoni, bayitiranya n'Imana. Niba hari ikintu kibabaje Yesu, ni ugufata uruhimbi yavugirwagaho, uruhimbi yakoreragaho, hanyuma ukaruribata, ukaruhindura ibindi, ukaruzanaho ibiyoka n'ibindi byose bivangavanze, ibikuruka n'ibiguruka byose. Muri make ku ruhimbi ntihabure gahunda, hakaba isibaniro ry'imizimu yose itandukanye, ukaruvangaho ibikizwa n'ibidakizwa. Imana idufashe cyane. Gutunga umugisha ubwabyo ni umugisha, kuko si benshi batunze umugisha, icyo ni kimwe cyo.
umugisha runaka, anyhow runaka twitekereze. Gutunga umugisha bwabyo ni umugisha ubwabyo. Kurambana umugisha ntuguce mu myanya y'intoki, byo ni umugisha wisumbwe, kuko benshi imigisha iraza ejo mu gatondo ikaguruka. Bibiliya ivuga mu Migani ibice 23 ku murongo wa 5, mbese wahanga amaso ku bitariho? Aha nyine ni umugisha wo kuvuga, wahanga amaso ku bitariho. Bibiliya ikatugira ngo kuko ubutunzi bwo mu isi butabura kwitera amababa, hari igihe bwitera amababa bukaguruka nk'uko igisiga kirenga hejuru yo, ngo bukaguruka bwagucika. Umugisha rero Uwiteka yaguhaye, byaba ubutunzi, byaba izina ry'icyubahiro, itonde ntubyitiranye n'ijuru, widamarara, kuko bishobora kumera amababa maze ngo bikigurukira. Umugisha si ijuru.